Muri iki kinyejana, muri uyu mwaka wa 2026, biragoye kubona inshuti wizera 100%, kuko izo dufite zaraduhemukiye. Kuva tukiri bato twagize inshuti zitandukanye, ariko hari izaduhemukiye zikatubesha ndetse izindi zikatugambanira. Niyo mpamvu tutagomba kwizera inshuti. Ese ni gute wizera inshuti? Uyu munsi ngiye kukubwira abantu utazizera mu buzima bwawe, cyangwa inshuti zawe utazizera mu buzima. Nubasha kumva ibi bintu, wowe wagiraga ngo ni inshuti zawe kandi atari inshuti. Kurikirana ikiganiro Hazaza Hanjye kugira ngo ubashe kumenya inshuti nyakuri ni iyihe. Ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV. Dore inshuti ya mbere utagomba kwizera, inshuti igira indimi ebyiri. Ugasanga ibintu yavuze uyu munsi ntabwo ari byavuze ejo. Iyo nshuti nushaka uyihorere, kuko nimupanga ibintu cyangwa mwemeranyije ibintu ejo araguhinduka, kandi ibintu bigufitiye inyungu. Ico gihe urukumva ko azaba aguhombeje cyane. Ese ni gute wamwizera agira indimi ebyiri, ugasanga ibyo mwapanze yabihinduye? Uwo muntu biragoye kumwizera, kumugira inshuti biragoye, kumugira umukunzi biragoye. Niyo mpamvu nawe ugomba kumureka, ahubwo ukamufata nk'umuntu usanzwe, kuko ntari inshuti yawe. Inshuti niyo mubana mu byago, mukajya inama, mukumva ibitekerezo. Aho utagiye neza akakugira inama. Ntiwibeshe ukizera umuntu ugira indimi ebyiri, ibyo yavuze uyu munsi akabivuguruza. Nta nshuti uzaba ufite, ahubwo wowe komeza wibane. Nimba ufite inshuti imeze utyo, kandi uyigendere kure, aba umuntu usanzwe kuri wowe, ahubwo ntabe inshuti. Dore umuntu wa kabiri utagomba kwizera mu buzima bwawe, cyangwa ngo umugire inshuti, ahubwo uzamugira umuntu usanzwe. Umuntu ukuvuga neza uhari, ariko wagenda ntakuvuge neza, iyo ntabwo ari inshuti. Akagusebya igihe udahari, waba uhari akakuvuga neza, iyo nta nshuti yirimo. Kuko niwibeshe ukamubwira ibintu byawe, byanga byakunda azabivuga iruhande, kandi iyo nshuti ntabwo wayizera, kuko kuyizera biragoye. Kumubitsa ibanga byo ntabyo, kuko n'ubundi yarivuga. Iciza nuko wakwigumira wenyine ntumwizere. Ni benshi twabonye bagira inshuti bakabavuga neza, ariko bamara kugenda ugasanga babavuze nabi. Ubwo nawe nugira inshuti imeze utyo, uzibike ko nta nshuti ufite, ahubwo ukomeze wowe ubwawe ushake iyi inshuti nzima ifite agaciro kuri wowe, ahubwo utakuvuga nabi igihe uhari, ukuvuga neza, ukuvugisha ukuri, uvuga ukuri. Umuntu ukuvuga ukuri, iyo niyo nshuti nyayo. Ariko ntiwibeshe ukagira inshuti, cyangwa ukagira umuntu wizeye ukamwizera, ukuvuga neza uhari, wagenda akakuvuga nabi. Uwo ntari umuntu wagira inshuti mu buzima bwawe, ahubwo ugomba kumwirinda. Dore indi nshuti utagomba kwizera, cyangwa umuntu utagomba kwizera mu buzima bwawe, umuntu inshuti. Dore indi nshuti utagomba kwizera, umuntu ukwize, umuntu mubana mu byiza gusa, ariko mu bibi ugasanga ntabwo ahari. Uwo muntu we aba afite tageti runaka. Umuntu ushaka inyungu kuri wowe, iyo nta nshuti yirimo, ahubwo ni umuntu ushaka, uwo muntu ashaka ko uba umukozi we, ashaka kuba umukozi we, ahubwo wowe wimugira inshuti. Umuntu ukwizirikaho mu byiza gusa, ariko mu bibi ukamubura, iyo nta nshuti yirimo, ahubwo wowe komeza wibereho nk'uko wibereyeho. Utamufite n'ubundi ntaco yahomba, kuko nawe ntaco wahomba, ahubwo wacungana n'ibyiza gusa, ugasanga nibyo arimo gusa, ahubwo mu bibi ukamubura. Aho umukeneye ukamubura, ahubwo we aho ugukeneye akakubona. Iyo ntari inshuti nziza, kuko n'ubundi ntari inshuti nta nshuti wagira, kuko n'ufite niwibeshe ukamugira inshuti magara. Ico gihe nta nshuti uzaba wizeye ko ufite, ahubwo icyiza nuko waguma uri wenyine. Ese wowe nihe nshuti
wumva yakagombye kutaza mu buzima bwawe. Andika igitekerezo muri komenti utubwire inshuti itagomba kuza mu buzima bwawe, umuntu utagomba kuza mu buzima bwawe ese ni uwuhe? Andika igitekerezo uvuge abantu batagomba kuza mu buzima bw'abandi kandi babajyajya babesha ngo ni inshuti kandi atari inshuti. Njye mwabanye ni Mugisha Ben. Ikiganiro ni ahazaza hawe. Ahazaza hawe ugomba kuhategura hakiri kare.